Hello. I hope you are doing well. So, welcome to MI Tech Rwanda YouTube channel. Uyu munsi rero ntabwo tuje kwiga gusa, uyu munsi mbazaniye the real product. Ku bantu baba business, abantu mukora business, mbazaniye real product. Mbazaniye the digital solution. Mbazaniye digital solution ishobora kugira business yawe, ishobora kugira impact kuri business yawe, haba muri professionalism ndetse haba no muri mucyo bita development. So, iyi rero ni website. Nkuko mubibona rero, iyi ni website yacu yitwa Electrohub website. So, iyi ni website nayikoze ngendeye wenda for example ku bantu bacuruza ibikoresho bya electronic, ariko nanone nawe uramutse waba ucuruza imyenda, waba ucuruza inkweto, waba ucuruza any kind of product, tugukorera website kandi nziza cyane. So, mbere yuko rero dutangira kureba iyi website, nuko icyambere ugomba kumenya ko iyi website ushobora kuyishira muri light mode no muri dark mode. Means that izi ni za website ziri professional kandi ziri modern. So, ikindi nubireba neza, iyi ni website inyaruka nk'umurabyo, apana za website zigenda zitinda, zigenda gake gake. No. Hano dukoresha icyo bita modern technology. Dukoresha icyo bita modern technology zihuta cyane, aho website mu masegonda ziba zifite icyo bita high optimization ndetse n'icyo twita high CEO. So, iyi website yacu rero nkuko muyibona, ntararenga hano nshobora kuza hano nkaza hano muri search, urugero nkavuga ngo nkeneye wenda reka tuvuge laptop cyangwa phone. Ni searchinga phone, urabona ko phone zita zizana ku kanya. This is the best website ushobora gukoresha, noneho website yawe kagenda neza. So, aka nakano narimanje kubereka, noneho reka mbereke website neza muri rusange. So, nkuko mubibona rero, iyi ni website yanjye, nshobora kuza hano kuri kate naho urebera ibicuruzwa wahashe cyangwa se wodarinze kuri iyo website, barakubona ko barimo kumbwira ngo your cart is empty. So now, let's see how this website works. Iyi website yitwa Electrohub. Ni website icuruza icyo bita digital electronics cyangwa se nyine electronics devices. Nkuko mubibona rero, hano hari icyo bita, urabona ama ecouteur, ama phone, ama laptop, ama watches cyangwa se amasaha n'izindi electronic devices. So, iyi ni website yereka neza umuntu ko imwereka abakiriya dufite, imwereka ama product dufite, imwereka ko dukora amasaha yose. Ikindi ni website nuko ngo ishobora yorohereza umuguzi cyangwa se umuyuza aho ashobora kuyitindaho nyine ayikoresha. For example, urabona ko niba akeneye telefone ashobora guhita zano mu smartphone, yakanda ku smartphone ako kanya bahita bamuzana mu smartphone yonyine. Urabona ko amafone dufite hano muri iyi website yacu, urabona ko bahita bakora iki, bahita bayamuzana. So, nuko ngo iyi ni professional best website. Katwigarukire kuri home, tugeze kuri categories, niho ndagaruka. Nituza hano ku ma laptops, urabona ko bahita bamuzana he ku ma laptops. You see? So, reka twigarukire hano kuri categories. So, nituza hano kuri audios, bahita bamuzana ama micro. So, nuko ngo bahita bamuzana micro, nyine ibikoresho bikoreshwa mu ma audios. Nuko ngo haramutse harimo ibikoresho byinshi, ama micro menshi turayazana hano, ndetse n'ibindi nyine bikoreshwa mu bijyanye na audios cyangwa se microphones. Ushobora gusubira kuri categories. So, ndagira ngo tumanze tusoze hano kuri categories. So, ikindi hano kuri gaming accessories, wagenda hose ureberaho, hose birimo kandi neza cyane. So, now turi kuri categories, reka twigire kuri features. Features, urabona ko turimo turamwereka icyo bita featured electronics. Urabona ko ni telefone dushizemo vuba, hano urabona ko turi kumwereka ko discount twashizeho. So, urabona ko ni website imeze neza cyane. Hano urabona ko website irimo irereka umukiriya ko dufite ikintu bita secure payment, fast delivery. Ikindi dufite expert support, aho amasaha 28 kuri 28 24/7 tuba duhari 5 kuri 5. Ikindi ni icyo abakiriya bavuga kuri iyi website yacu cyangwa se kuri brand yacu cyangwa se kuri business yacu. Urabona ko nk'uyu bita DJ Munyaneza avuga ngo Electrohub is the only store I trust in Rwanda for my high-end tech need. So, their WhatsApp support is incredibly fast and delivery was at my doorstep in 3 hours. So, urabona ko nyine website igaragaza ko nyine abakiriya bishimiye business yacu,
hari igihe usanga abakiriya bo muri business yawe birirwa bagushimira kuko ari ibintu byiza, ariko ni gute wabyereka abandi? Hano muri website yacu naho turabibereka. So urabona ko website ni nziza cyane, ibintu ni amahoro neza cyane. Nawe ndabizi muri kwibaza ngo ese noneho icy'ingenzi nyamukuru umuntu akeneye product, akeneye iyo telefone, akeneye iyo laptop, akeneye iyo microphone, akeneye iyo kamera, akeneye iyo saha, yayo daringa gute? Kuko nubundi iyi website ni ikiri gukemura. Hano twaduhereye kuri user interface, uburyo website iri professional kandi iri modern, aho ikozwe neza cyane kandi ikoranye ubuhanga. So noneho ngiye kubereka ese noneho reka tuvuge ko umukiriya ibintu byose yabyishimiye, noneho agiye kwigurira telefone. Reka tuvuge ko yishimiye wenda iyi telefone ya Google Pixel wenda 6. So ndaza nkande kuri Google Pixel 6. Inkanda kuri Google Pixel 6 bahita bayinzanira, banzanire n'iki na details zayo. Urabona hari ibiciro, hari reviews, hari ibigize iyo telefone. Ni Google Pixel kane n'ibice bingahe, ifite RAM kangahe, screen, storage, battery n'ibiki byose. Uyu muntu nayishimira rero araza kandi hano hehe kuri add to cart. Natayishimira ashobora guhita yigarukira hehe hano agasubira inyuma. Ariko noneho katuvuye ko twishimiye iyi phone tugiye kuyihaha, turaza duhite dukanda hehe add to cart. Nidukanda add to cart urabona hano hahise haza iki, hahise haza akantu bamweretse nyine ko hari product imwe yodarinze. Noneho uraza ukande kuri aka kantu kawe kwa cart, urahita ubona ki ya product yawe wodarinze. Ni product imwe wodarinze yitwa Google Pixel, bamwereka ibiciro, toto n'ibiki. Now noneho aho iyi website ibera incredible, aho iyi website yacu ibera igitangaza, no kuvuga ngo ntabyo kwirirwa uvuga ngo ugiye gukoresha payment method ibiki, no. Duhita tukujyana muri shop yande y'umucuruzi ya nyiri website, tukujyana muri shop ya nyiri website. Now wicyo ukora uraza no kuri checkout via WhatsApp. Hano duhita tukujyana muri WhatsApp namba y'umukiriya. Now noneho reka turebe, reka tuvuge ko nashimye nyine ubwo byarangiye nshaka kuvugana na nyiri shop cyangwa se nshaka kugera muri shop. Icyo nkora ndaza nkande hano kuri check with WhatsApp. So automatically barahita banjyana hehe muri WhatsApp cyangwa se muri nyiri shop. Nitujya muri nyiri shop rero, nitujya muri shop nukuvuga ngo nureba neza website yacu, nukuvuga ngo hari icyo bita default message cyangwa se automatic message irahita izana nawe. Nukuvuga ngo iyi message twe tuyanditse ahubwo ni system yayo. Nukuvuga ngo Hello Electro Hub, I would like to place any order. Nukuvuga ngo order nukuvuga ngo order ni imwe, ni Google Pixel imwe ifite igiciro iki niki. Toto items nyine ni imwe wodarinze, igiciro ni iki ngiki. None ugahita umubaza ngo please let me know about the delivery and payment detail. Wow, honestly this is the amazing website. So nukuvuga ngo for now uyu muntu ashobora guhita yohereza iyi message cyangwa se ukongeraho ibindi bintu ushaka, ariko by'umwihariko ntekereza ko systeme iby'ingenzi, ibyo ugomba gukenera, ibigaragaza ibyo ukeneye, ibigaragaza ibyo wodarinze, iba yabikoze iki, yabigaragaje kandi neza cyane. So now nukuvuga ngo yo wodarinze urugero Pixel 2 cyangwa se wodarinze Pixel cyangwa se phone na laptop, ako kanya automatically bishobora guhita byizana. For example reka dusubire muri website yacu, hano nshobora kuba mbikuyeho, reka dusubire muri website yacu. Noneho for example ngaruka hano kuri shop, tuvuge ko ngiye guhaha n'iyi MacBook. Iyi MacBook nshobora kuza nkayikandaho, narangiza si ngombwa ngo manze no kuyikandaho by the way, ngombwa manze no kuyikandaho. Ushobora kuza ugahita ukora iki, ugahita ukanda kuri akabuto ka add to cart. Ukigakandaho urabona ko muri cart yacu byiyongeye. Nituza muri cart yacu urabona ko harimo Google Pixel na MacBook. Now nituza kodaringa urukona ko barimo barakubwira ko estimated cost. So nukuvuga ngo dufite Pixel imwe tukagira n'iki na MacBook. Ibi byose bihagaze amadolari 1200 niyo toto. Uko nuzo ukareba neza ugateranya, hano hari 450, niduteranyamo 750, already urumva ko ari 1200. System ibintu byose irabigukorera, nta mpamvu yo kwishiraho stress. Nituza tukodaringa rero, nitugaruka hano kuri order, nituza hano tugacheckinga tukajya kodaringa, automatically urabibona neza cyane. So reka turebe noneho Hello Electro Hub, I would like to press any order.
noza item ya mbere ni Google Pixel 6 ihagaze aya madolari. Noneho MacBook ni M2 nayo ni imwe ihagaze aya madolari. Total items ni ebyiri. Order total ni 200. Please let me know about delivery and payment details. Wow. So guys, this is the best website. So ku bantu rero mufite ama business, iyi website ni kwanga hano kuri MITech turimo turagira ngo buri munyarwanda wese, buri muntu wese agire website. Website ziri ku giciro gike. Niba uri umucuruzi cyangwa se niba ufite business, niba ushaka na website yindi yariyo yose ariko ijyanye n'ibyo ukora, turagufasha neza cyane. Ubaye uri interested ubona iyi website yagufasha uwicyo ukora. So ikindi nibagiwe kubereka, iyo umukiriya rero atwaye website yacu, dufite uburyo bwiza. Dufite icyo bita system, aho tumuhereza uburyo akajya yongeramo ama product, akadeleting ama product, ibintu byose akabikorera muri telefone ndetse no muri haba telefone cyangwa se laptop, akabikora kandi neza cyane. So guys, thank you so much for watching this video. I hope ko ari product, ari digital product nziza ishobora kuba yakora iki, yagufasha. Ishobora kwihutisha icyo bita development ya business yawe, cyangwa se ikaba yakongera n'icyo bita professionalism. Burya iyo organization cyangwa se business ifite website biyongerera professionalism. Ukeneye kuyireba neza mu buryo bwihariye uri wenyine, link iri muri description, ya video ushobora kuyireba neza cyane. Ikindi ushobora no kuduhamagara hehe kuri iyo nimero. So thank you so much rero. Ikindi ku banyeshuri ukeneye kwiga web development, murabizi ko hano twigisha gukora website. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, like na comment. Thank you so much.